Mu muco wa Kinyafurika umugabo afite inshingano zo kuba umukuru w'umuryango, ni umurinzi protector w'urugo rwe, niwe ubeshaho abo mu muryango we kandi iyo akomeye n'urugo rwe rurakomera. Umugabo ni umubyeyi w'abo mu rugo rwe bose, arenze kuba kure isoko y'umutekano n'amafaranga yo kubeshaho ab'umuryango we, ahubwo nanone niwe ubakomeza mu marangamutima, ni isoko y'ibyishimo muhira. Nyamara bitewe n'uko kenshi ariwe uterura haremereye, bitewe n'uko ariwe ubazwa byinshi, kandi niyo mu rugo byanze bisa naho ibyiringiro byabuze, usanga abo mu muryango bose baba bizeye ko umugabo ariwe utanga igisubizo. Nta mugabo wemerewe kuvuga ngo nta gisubizo mfite, nta mugabo wemerewe kuvuga ngo oya, ibyo byaba ari uguca abo mu rugo rwe intege. Mu gihe cyose bafite umupapa, mu gihe cyose umugore afite umugabo, aba yumva afite ibyiringiro ko biri bukunde. Nyamara bitewe n'uko kenshi ari uterura haremereye, nyamara bitewe n'uko kenshi hari ubwo bimucanga, yabona atari kubahiriza inshingano ze uko bikwiriye, yabona ari gusabwa school fees, ubukode bumugoye, yabona abo mu rugo bagiye kubura ibyo kurya, cyangwa se umugore amubabaje, amusuzuguye, cyangwa se amutengushye, cyangwa se adashima. Hari abagore benshi badashima, haba ubwo umugabo yicwa n'agahinda, kandi kubigaragaza biragoye. Tubahaye ikaze uyu munsi, reka turebe ibintu 10 byakwereka ko umugabo wawe afite agahinda gakabije. Icya mbere, kwiyenza cyangwa umujinya. Mugore, witekereza ko umugabo wawe naba ababaye ahangayitse azicara ngo arire? Ntabwo bibaho, nta mugabo ujya upfa kurira, cyangwa se ngo aze ngo ubone hari ukuntu nyine yababaye. Nta mugabo ujya upfa kwerekana ko ababaye, ahubwo nubona aje avuga nabi, nubona adashaka kuvuga, cyangwa se ari kwiyenza, cyangwa se afite umujinya, wamubwira ikintu unamubwiye neza ukumva gusubije nabi, menya ko ashaka kuba ari agahinda gakabije. Wihita nawe ubabara cyangwa ngo uhita utekereza ko ari kukwanga cyangwa hari indi mpamvu, ahubwo menya ko hari ikindi kintu kimuhangayikishije. Bagore, ndetse namwe bana wenda mumaze gukura, cyangwa se n'undi muntu ufite ahurira n'umugabo ashaka kuba ari inshuti yawe, kanguka umenye kumva ibyo mugenzi wawe atakubwiye. Niba umubwiye ikintu kitarimo ikibazo, we ukabona gusubije nabi, tekereza ko ashaka kuba afite ikindi kibazo, kandi icyo ni kimwe mu bimenyetso by'agahinda gakabije. Mbibutsa ko umugabo ntabwo aba ashaka kwerekana ko ababaye, niyo afite ibimubangamiye kenshi ntabwo aba ashaka kubivuga. Icya kabiri, nubona umugabo wawe yadukanye imico idasanzwe, niba afite imodoka ukabona ari gutwara yirukanka ntacyo yitayeho, ukabona ari kudepasa imodoka ntacyo bimubwiye, adatekereza ko ashobora kugonga, ukabona niba umugabo watakundaga ibintu bya betting, ukabona atangiye kujya abona amafaranga akajya kuya bettinga, yaba atwaye moto ukabona ari gushaka kuyihagarara, ukabona ari gukora ibintu by'ubwiyahuzi, itone ashaka kuba yafashwe n'ikibazo cy'agahinda gakabije. Iyo ni indwara. Ntumukankamire, wimutuka, ahubwo reba uburyo wamufasha mu buryo bw'amarangamutima. Icya gatatu ni inzoga n'itabi. Hari abagabo benshi bari abarokore, ariko bitewe no kugira agahinda gakabije ukabona yadukanye ingeso yo kunywa inzoga. Witekereza ko umugabo wawe ari ubupagani, ahubwo ashaka kuba afite ikibazo cy'agahinda gakabije, yabuze igisubizo. Nubona umugabo wawe ukabona ari kujya mu kabari ntashaka gutaha, wenda yari asanzwe anywa inzoga, tekereza kabiri, ashaka kuba afite ikintu kiri gutuma yumva atataha, ashaka kuba ari kumva akeneye kuza akaryama nk'amasaha 2 gusa bukaba burakeye, kubera kwanga gutekereza ku bimuhangayikishije cyane. Hari umuntu ntuwigeze kuvuga ngo hari igihe uri kumwe n'abandi bagabo mwagiye kunywa, amasaha yo gutaha yagera bigeze saa 5 saa 6, mwajya gutaha agahita avuga ngo babaha kandi karawundi. Kenshi na kenshi hari igihe aba ari kuvuga ngo haracyari kare, ningera mu rugo ndaza gutekereza kuri ibyo bintu bimpangayikishije, akarekura amafaranga kugira ngo musunike igihe mutahe mutinze. Mugore, nubona umugabo wawe ameze gutyo, wihita wirukankira kumucira urubanza. Nubona umwana wawe w'umuhungu, nubona umugabo wawe atangiye kwiyahuza amayoga cyangwa ibindi biyobyabwenge nk'itabi cyangwa se urumogi, mbere yo kumucira urubanza ngo yadukanye imico mibi, banza urebe mu marangamutima ye, ashobora kuba afite ikibazo cy'agahinda gakabije. Niba umugabo atari uko yari asanzwe ameze, kurikirana ucungire hafi. Icya kane, umugabo ashaka kuba atanywa inzoga, cyangwa se wenda hari ukuntu yari umwana mwiza, ariko ukabona noneho asigaye akora akazi mu buryo budasanzwe, akaba ameze nk'uri kwiyahuza akazi, ukabona ntacyitaye ku buzima bwe, ahubwo ari gukora akazi cyane birenze, ari kukararama akakubwira ngo nari mfite
akazi kenshi, witekereza ko ari nk'umuntu uri guta urugo, ahubwo tekereza ko ashobora kuba ari kwifuza guhugira mu kazi kugira ngo atabona umwanya wo kwitekerezaho, kugira ngo amere nk'uwivura ka gahinda gakabije. Nyamara si uko nguko bakavura, ahubwo nubona ameze gutyo reba uburyo wamufasha mu marangamutima, ko benshi nyine biyahuza akazi. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'agahinda gakabije. Icya gatanu, nubona umugabo we yari afite inshuti runaka, akaba yari umugabo ukunda umuryango we, ukabona ari kugenda biyufura abakwepa, ni ikimenyetso cy'uko uwo mugabo ashaka kuba afite agahinda gakabije. Ukabona ari gushaka kuba wenyine, ukabona ari gushaka kwigunga, ntashaka kuvuga ikibazo afite, menya ko ari agahinda gakabije. Kenshi na kenshi ahubwo umugore atangira kuvuga ngo ubwo ufite abandi. Mugore itonde, uhita utangira gukekera umugabo wawe ibyo ngibyo, haba ubwo noneho bimwongerera, haba ubwo bimuremerera. Umugabo wari ufite ibibazo, hari ibibazo bimuremereye, afite agahinda gakabije, ugatangira gushaka kumuzanaho ibindi. Niyo waba ubizi ko hari inshoreke afite, icyo gihe genda gake. Nababwiye ngo ukeneye kuba umuntu wumva ibyo mugenzi wawe atakubwiye. Musome, umuntu mubana mumenye, nagira ikibazo wikwihutira kumucira urubanza, ahubwo urebe icyaba cyabimuteye. Cya gatandatu, kurwara umutwe, kuribwa mu ngingo, kuribwa umugongo ukumva umugabo ari gutaka umugongo, impiswi n'impatwe bidafite gahunda, ni ikimenyetso nacyo cy'uko umuntu ashaka kuba afite agahinda gakabije. Icya karindwi, kumva ibintu byose ntacyo bimaze. Nubona umugabo wawe ukabona yatakaje icyizere, ukabona ameze nk'uzapfeje, ukabona nta kindi kintu yitayeho, icyo gihe ukabona gukora ntacyo bikimubwiye, wimucira urubanza. ariko ubona amafaranga ukabona yose ari kugenda akayanywera akayaguriramo abantu, ni ikimenyetso cy'uko umugabo ashaka kuba afite agahinda gakabije. Cya munani, ni ukugorwa no kuba konsantere mu kazi. Indwara ya depression cyangwa se agahinda gakabije, iyo umuntu ayifite haba ubwo umubiri ucika intege, muri kwa kubura ibitotsi mu kazi atangira kunanirwa kuba konsantere, yatangira gukora inshingano runaka ntayisoze. Niba agiye guhinga yiyemeje kujya ahantu runaka ukabona wape nta gahunda, icyo ni ikimenyetso cy'uko umugabo ashaka kuba afite agahinda gakabije. Cya cyenda, nubona umuntu w'umugabo ukabona ameze nk'utakigira amarangamutima, yari umugabo uri romantike, yari umugabo ukunda kuba yishimye, ariko none ukabona ntakigira ibintu by'amarangamutima, ukabona ntakishima, wowe ukagira ngo ni ukuba seri, ukagira ngo yarahindutse, kumbi ni uko afite ikibazo cy'agahinda gakabije. Tekereza kabiri, wijya kumucira urubanza, ahubwo ashaka kuba ari ikibazo cy'agahinda gakabije. Icya cumi, kubura ibitotsi, ushaka kuryama saa moya ugahita usinzira, wasinziye umugabo wawe akanuye, wabyuka ukabona arakanuye, kumva ari kwihindukiza kenshi. Tekereza kabiri, kumva ari kuruhutsa imitima, mu ijoro hagati yabuze ibitotsi, uri gusinzira, menya ko umugabo ashaka kuba afite agahinda gakabije. Mbibutsa ko abagabo ntabwo bakunda kubigaragaza, bakunda kugira cya kintu cyo kwihagararaho. Rero nubona umugabo ameze gutyo, ni umugabo ufite akazi, aba yiriwe yavunitse, ariko none ngo yabuze ibitotsi. Kubera iki? Benshi baravuga ngo ni ibibazo by'abagabo, saa saba barakangutse. Babwije ukuri, niba umugabo wasanzwe afite akazi kenshi, menya ko ashaka kuba afite ikibazo cy'agahinda gakabije. Icya cumi na kimwe, cy'inyongezo, gutakaza ibyiringiro n'icyizere cyo kubaho. Nubona umugabo wawe yaratakaje ibyiringiro, cyangwa se ukumva afite ibitekerezo byo kwiyahura, cyangwa ukumva arivugisha ngo ubundi kubaho bimaze iki, ngo n'ubundi wapfa, umuntu yapfa ukumva arimo arabyishimira ngo nebe nawe ariruhukiye, fatira hafi. Icyo gihe biba byabaye emergency, ukwerekorera uburyo wamugeza kwa muganga. Babwira ko agahinda gakabije ni indwara, kandi ni indwara ivurwa igakira. Wimucira urubanza ngo ubwo ngo wasaze, ngo umuntu utangiye kuvuga ibintu byo kwiyahura ngo ubwo uri muzima, no, kuko nyine afite igikomere, afite impamvu ari kubivuga. Ahubwo reba uburyo wamufasha mu buryo bw'amarangamutima, mube hafi. Niba ufite umuntu cyangwa se ari umugabo wawe, cyangwa se nawe ubwawe ukaba wifite ibyo bimenyetso, ndakugira inama yo gushaka ubufasha. Byaba na ngombwa, niba nta bundi bufasha wabona hafi, ukwiye kwegera ivuriro rikwegereye, kuko agahinda gakabije ni uburwayi buvurwa bugakira. Kandi ibuka ko kwaka ubufasha ntabwo ari intege nkeya. Hari abagabo baba yumva atakwaka ubufasha, oya, si intege nkeya, ahubwo kwaka ubufasha ni ikimenyetso cy'imbaraga. Bashimiye ko mwarebye iyi video, bashimiye ko mugiye kwisangiza abandi, bashimiye ko mugiye gushyiraho comment, kandi mbashimiye ko mugiye gukora subscribe. Gumana natwe naho utaha.